Hano rero gahunda ni ukuyirira ku plato. Ukagenda ushyiraho umuceri n'inyama. N'abantu ibintu ukuntu biryoha nujya kubiteka, zateke byinshi. Tazabirya bakavuga bati ibindi biri hehe, kuko ntabwo wabwira ngo byashize abantu babiteguriye ngo babyumve. Rwose zihagije. Yemwe genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Hello nshuti zanjye, mumeze neza? Uyu munsi tugiye guteka ipirawu iryoshye isa neza nk'abantu. Namwe muraza kubibona. Dore ibikoresho dukenera. Gutegura ipirawu iryoshye ugomba kuba ufite inyama, ugomba kuba ufite umuceri. Dufite ibirungo by'umwimerere duhereye ku nyanya, dukurikizeho seleri, poivro, gitunguru gitukura, tukagira tungurusumu ziseye, noneho tukagira n'ikirungo cy'ipirawu nicyo gihari cy'ifu. Ikindi twongeramo ni sauce tomate, nuko ntayigaragaje hano. Ariko noneho muri ibi birungo ushobora kongeramo ibindi birungo ukunda kuba byajya mu muceri cyangwa se mu nyama. Ushobora kongeramo na beef masala cyangwa se kongeramo ibindi birungo wumva ushaka, na tangawizi wayishyiramo nta kibazo, na turmeric wayishyiramo, biterwa n'ibindi ukunda. Ubwo ngubwo ibi ni by'ibanze umuntu ashobora kuba yabona. Reka rero dutangire dutegure ipirawu yacu. Muri kumwe nanjye Isabelle Dusengimana. Aha uri ni kuri Hot 250 TV, ukore subscribe niba utarayikora. Atinze mwabonye ko n'ibirungo nabiteguye kugira ngo ntaza kubatinza. Ndibuze kujya mvugishwa kubera nyine tugiye guteka akanyama. Turafata rero inyama tuzitogose mu mazi. Hanyuma rero dutegereje akanya. Nyama ntabwo tuzihisha cyane kuko n'ubundi turaza kuzishyira mu muceri, zirahira mu muceri. Tuzitogosaho umwanya muto, tukazitandukanya n'uyu mufa, kuko uyu mufa niwo tuza gutekesha umuceri. Handi umuceri uba uhumura pe, uryoshye. Dutangire noneho puratike ya nyayo. Fata isafuriya y'umutse ushyiremo amavuta, hanyuma ucane ureke amavuta ashya. Amavuta amaze gushya tugenda turambikamo inyama. Hanyuma rero hano icyo ukora ni ukugenda zanyama uzikaranga ku buryo ubona ko zihinduye irangi. Hanyuma izi nyama zimaze gufata irangi, turashyiramo ibitunguru. Tugashyiramo ibitunguru bihagije kugira ngo pirawu yacu ize kuryoha. Ndetse dushyiremo na tungurusumu pire yayo baseye, ubundi tuvange ndetse zibanze zifate igitunguru. Hano ibitunguru biri hafi gushya, turongeramo poivro, dushyiremo na seleri. Tumaze tuvange. Turongeramo inyanya. Dutegereze zibanze zishya. Hanyuma tugiye kongeramo sauce tomate,
iringaniye kubera twashyizemo inyanya. Dukomeze tuvange. Tugiye kongeramo pirawu masara. Dushyiremo na soya sauce y'umukara. Shyiramo nk'ikiyiko kimwe. Utayifite ntabwo ari ngombwa cyane. Igihe ifite wayikoresha, ariko soya sauce utayifite ntabwo ari ngombwa cyane, wayihorera. Hano rero tugiye kongeramo umuceri. Hano rwose uhita wumva ka karongo k'ipirawu gahumuye, ku buryo no ku mutima wumva uko nyine ipirawu yacu iza kuza kuba imeze. Umuceri ni mubisi. Turavanga. Shyiramo n'umunyu. Maze tuvange ubone ko umuceri wacu uhinduye ibara. Hanyuma twongeremo wa mufa, niwo duheraho. N'amazi turashyiramo, ariko turahera kuri wa mufa. Amazi nayo dushyiramo tubanza kuyabiza. Ugira gutya, ubundi ugapfundikira ugacanira ku muriro mukeya, ipirawu yacu igashya. Natetse rero ku muriro muke ndategereza. Hano ipirawu yacu yabonetse, kugira ngo murabibona ukuntu isa. Gira gutya. Yes, urabona ko irasa neza, yahiye neza rwose. Hano kiba gisigaye ni ukwarurira aho twateguriye. Hano rero gahunda ni ukuyirira ku ipurato. Ukagenda ushyiraho umuceri n'inyama. Abantu ibintu ukuntu biryoha nujya kubiteka, uzateke byinshi. Utazabirya bakavuga bati ibindi biri hehe, kuko ntabwo wabwira ngo byashize abantu babiteguriye ngo babyumve. Inyama rwose zihagije, n'ipirawu yo mu rugo.